nk'uko uducurama dukunda kwibera mu mwijima, ni nako ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishinga imizi iyo ricecetswe. Abakobwa benshi ntabwo bavuga ibyababayeho kubera gutinya gutonganywa, kubabazwa n'ibindi. Kayitesi yavuze ibyamubayeho ariko abivuga imitagihe. Nitwa Kayitesi, navutse muri 1999, mvuka mu muryango w'abana 6, nigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Hari mugoroba ntashye mvuye ku rusengero, hari umusore wari wicaye iruhande rw'inzira arampamagara ansaba kumwicara iruhande. Amaze kumbaza ibibazo mubwira ko nshaka kugenda, ambwira ko ntagenda tudasambanye. Yandushije imbaraga ansambanyiriza iruhande rw'inzira. Natashye ndicecekera kugeza ubwo natangiye kuruka cyane, mbona kujya kwa muganga. Ngezeyo barampimye basanga ndatwite. Bambajije uko byangendekeye, mbona kuvuga ibyambayeho bwa mbere. Isanga yamfashije kumpuza n'abandi bahohotewe. Mu kuganira nibwo natangiye kuvuga ibyanjye. Igihe cyo kubyara kigeze, nagiye kwa muganga, isanga ingurira imyenda y'umwana nari nkeneye. Ubwo nibwo kwiga kwanjye byahagaze, nari nzi ko n'ubuzima buhagaze. Amahugurwa ya Rich yatumye menya uburenganzira bwanjye nk'umugore, ndetse no gutekereza ku bucuruzi nabasha gukora kugira ngo nite ku mwana wanjye. Ndumva mfite icyizere ko ejo hazaza hanjye ari heza. Iyo ngize amafaranga mbona mu mahugurwa ya Rich, ngirayo ngura inkwavu, nkaba ndi no muri gahunda ya Gikuriro yaduhaye amatungo magufi. Iyo abyaye ngirayo ngurisha, nkagura ibyo kurya, imyenda no kwishyurira umwana ishuri. Ubu afite imyaka 3. Icyifuzo cyanjye ubu ni ukuva mu buhinzi n'ubworozi nkaba umucuruzi w'imboga zitandukanye.